Use nawe rero kurusha kurenga amafaranga. Abantu rero baragiye urababeshye. Miliyoni 2 ndazimaze icyo ushaka kurunga. Miliyoni 2 ariko turamufatanya umugore. Narababwenga isama yo ishobora kuba igiye gusiga ibakozemo umukwabo. Ubu tuvugana Emirene yamaze kujya mu murenge asezerana imbere y'amategeko n'umugore we bita Nishimwe Liliane. Uko ugenda n'ifite ibiceri imeze neza, sibyo? Nabane nzagutwerera miliyoni 2. Izi nizo miliyoni 2 zagera muri kino gihe. Kandi nagari mu 10 bro, sana amafaranga fasha mikoro. Nyuma yuko tubonye proposal ya Nyambo ndetse n'umurenge we tukabona proposal ya Regis, ubu noneho Emirene ni utahiwe. Si ibyo gusa kuko ngo urukundo ruravuza ubuhuha hagati ya Bwiza ndetse na manager we uhuje imfura Jean Claude. Muribuka ko ku itariki 16 z'ukwa gatanu muri uyu mwaka turimo 2026 aribwo twakiriye amakuru y'uko Emirene yatereye ivu umukobwa bita Nishimwe Liliane wibera hari mu gihugu cy'Ububirigi, maze amafoto aracicikana ku mbuga nkoranyambaga, inkuru zirakorwa koko karahava. Kuri iyo save the date kandi hari handitseho ko ubukwe buzaba ku itariki 15 z'uku kwezi kwa munane, birumvikana ko ari ejo bundi kwa gatandatu. Uyu munsi rero nibwo Emirene yagize gutya agakora ku nshuti ze z'akadasohoka zirimo nka Bruce Melody, Rocky Kimomo, Chris Easy, Kiramani ndetse n'amabonso yo kubarindira umutekano, cyane kuko gusezerana imbere y'amategeko bashakaga ko kuba mu ibanga rikomeye cyane. Gusa n'ubundi uko byagenda kose gipfa kuba cyabereye mu Rwanda, wabyanga wabyemera ni habura abantu bafata udufoto. Gusa uyu murenge wagizwe ubwiru bukomeye cyane ko ngo wageragezaga kuzamura agatelefone ngafata ifoto, ngo telefone bayimenaga itaranagera hejuru. Gusa mbibutsa ko ejo bundi ku itariki 15 z'uku kwezi kwa munani ariko tuzajya kuvumba iki gikwe cya Emirene kizabera mu karere ka Gasabo, umurenge wa Rusororo, ahazwi nko kuri Inari Conference Arena. Ubundi baca umugani mu Kinyarwanda ngo ibijya gushya birabanza bigashyuha. Ejo bundi mu minsi ishize nibwo twabonye Emirene agirana ikiganiro na Kiramani akazana amafaranga muri envelope avuga ko aje gutwerera Emirene. Wabonaga ko yari amafaranga ajya kugera nko ku bihumbi 100. Rero benshi babishidikanya baravuga ngo ni za komedi za Kiramani, nyamara nibazi ko bari guteguza abantu ubukwe. Saho honyine kandi Rene yongeye kubica mu migana akabwira abanyarwanda ko afite ubukwe, kuko nk'ejo bundi ikiganiro yakoranye na Nasiri nabwo yasabye Nasiri ko yamutwerera miliyoni 2, ariko Nasiri amubwira ko adashobora kumutwerera amafaranga angana gutyo kereka bafatanyije umugore. Aho naho Irene ari guteguza abanyarwanda ko ashobora kuba afite ubukwe, nubwo wenda benshi batabimenye ko aricyo yashakaga kuvuga. Niba koko ukunda Emirene andika muri comment uti kude chapeau musaza. Reka twigarukire ku nkuru ya Bwiza imaze igihe iri gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga, aho benshi badatinya kuvuga bati ubanza kuba manager w'umukobwa bivuze guhita umuhindura umugore. Ubwo Kerema yafataga Knowless yari manager we agahita amuhindura umugore, ubu noneho Claude nawe yamaze kubishyira ku mugaragaro ari kuvuga ko ashobora kuba agiye gukora ubukwe na Bwiza. Muribuka mu mpera z'uriya mwaka 2025 ubwo Bruce Melody yashyiraga hanze alubumu ye mu cyo yise Colorful Generation. Indirimbo ya mbere ari kuri iriya alubumu hari aho Bruce Melody yaririmbye ati Claude nawe aswera boys. Gusa aka kantu benshi ntibagakurikiranye ku mbuga nkoranyambaga, cyane ko iyi alubumu yari indirimbo nyinshi batabashije kuzumva. Mu minsi yashize nibwo Daniel none yagize gutya agashyira post ku rubuga rwe rwa Instagram yavugishije abatari bake, aho yanditse ati happy birthday inshuti zanjye, ikindi kandi mukomeze kuryoherwa n'ibihe byiza by'urukundo murimo. Yarangiza agataginga Bwiza ndetse na Claude. Benshi bakavuga bati ese ibi ngibi noneho si amarenga yuko Bwiza ndetse na Claude bashobora kuba bari mu rukundo, cyane ko ari inshuti z'akadasohoka na Dani Vumbi. Dani Mfumba akimara gushyira iyo post hanze nibwo Bwiza ndetse na Claude bagize gutya bagapostinga ifoto y'ikiganza, ubona ko bari mu gicucu bakoze akantu kameze nk'urukundo, ubona ko bishimiye bari mu munyenga w'urukundo ko, cyane ko hari hamaze igihe hanagaragara amavideo ku mbuga nkoranyambaga, ubona ko Claude ndetse na Bwiza n'ubwo wenda batagikorana nka manager n'umukozi, ariko ukabona ko bagirana ibihe byiza bishimana, ukabona ko kenshi baba bakiri kumwe nkaho wagira ngo ari izindi business baba bari gupanga. Noneho ubu tuvugana rero uramutse urebye umubano wa Bwiza ndetse na Claude aho ugeze, nimuze gutungurwa no kubona nabo babatunguje ubukwe nk'uko Emirene yabibatunguje akababwira ko ari AI. None uyu munsi mu ibanga rikomeye Emirene akaba yaducanze mu murenge, ejo bundi kwa gatandatu nabwo tukaba tuzaba turi guserebura cyangwa se tunavumba iki gikwe cye. Naho ndajya kuko inkuru zo ni nyinshi. Ubu Tycoon yamaze kwiyama abantu bose bavuze ko yareze Kagarara, ababwira ko Kagarara yari ari mu mafuti, ikindi kandi iyo umuntu ari mu mafuti aba agomba guhanwa. Yagize ati kuba narareze Kagarara naramaze nk'umwana muto ukiri kwiga, ikindi kandi wo mu content creator biri kugaragara ko ari kuzamuka umunsi ku munsi, tugomba kumugira inama tukamusabira n'ibihano. Ngewe rero ntabwo nicuza wenda kuba nasabye polisi ko ifatira ibihano Kagarara kubera ko kuko agomba guhanwa nk'uko Muyango yahanwe. Ati wenda icyari gushoboka cyo nuko
bintu ari kuvuga ko ari kubikora mu buryo bwa content cyangwa se comedy, nabikore mu buryo bwo gutwara imodoka. Niba abikoze mu buryo bwo gutwara imodoka agomba guhanwa kuko yakoze ikosa rikomeye. Niba barahannye Muyango, n'uyu nguyu Kagarara nawe agomba guhanwa kandi agahanwa ibihano byihanukiriye. Uti kubera iki? Ngo Kagarara ngahanura ari gutwarira imodoka, wabonaga ko hari abana bishimye bari guseka, ubwo rero yaza gukora impanuka ntabwo ari kuba katari akavuga ati niba nasabiye umuntu ibihano bagomba kubimuha, ikindi kandi bakabimuha banezerewe kubera ko yakoze amakosa. Ubwo rero abatekereza ko nshobora kuba ndi kwicuza ku byo navuze baribeshya cyane. Uriya n'umwana aracyari kwiga. Arongera ati uriya n'umwana aracyari kwiga kaminuza hariya muri IPRC. Ubwo rero umuntu w'umwana ukiri kwiga kaminuza tuba tugomba kumucyaha kugira ngo n'undi munsi atazongera gukora ikosa rireba, kuko na Muyango yararikoze ararihanirwa. Ubu tuvugana noneho benshi ku mbuga nkoranyambaga bakomeje gutukira Tycoon ku gahera bamuvuma bamubwira bati wowe uri ikivume, ni nayo mpamvu content zawe zagiye zimanuka umunsi ku munsi. Ntabwo byumvikana ukuntu ushobora kubona umuntu ari gukora content aho kugira ngo umusapotinge umushyigikire, ahubwo ugahita uba umwe mu bagomba kumurwanya ukanamuteza polisi ukavuga ko ibintu yakoze bitemewe n'amategeko. Bati nyamara kimwe mu bintu bituma Tycoon abantu batamukunda nuko agira amagambo menshi, ikindi kandi agashaka kwerekana ko ari umuntu uzi ubwenge muri sosiyete, mu gihe abantu badakunda umuntu werekana ko ari uzi ubwenge, ahubwo abantu bakunda umuntu uvugisha ukuri akagaragaza ukuri aho kuri, ikindi kandi agashyigikira bagenzi be. Ngo kugira ngo ubyumve neza, Tycoon 30% by'abamukurikiraga ku rubuga rwe rwa YouTube bose bamaze gukorana subscribe. Bati ntabwo dushobora gushyigikira umuntu ugira ishyari bene aka kageni kuba atakishimira iterambere ry'undi muntu ndetse n'ikintu umuntu ari gukora ngo yemerere ko amwemeje, ahubwo agatera iya mbere mu kumujyana kuri polisi. Mwakoze cyane kubana natwe muri iki kiganiro. Niba ugejeje kuri uyu munota ugikurikirana iki kiganiro, making sure ko wakoze subscribe.